uko byaba bimeze kose byaba ari ukubitinya cyangwa se wenda wumva ufite ipfunwe uti data cyangwa mama cyangwa abavandimwe bakoze jenoside ukumva ntiwajyayo, ariko uko byagenda kose nta hantu umuntu ahungira amateka. Icyo dusigaranye nuko nyine ubwo tubonye uko urugamba rwateguwe, uko rwagenze, uko jenoside yahagaritswe, uko abatutsi n'abandi bahigwaga barokowe, ariko noneho tukagenda tubona intwari zagiye zibigiramo uruhare, zaba abasirikare bari hano cyangwa abanyapolitike ba FPR bari bahari, abandi bantu mu bice bitandukanye byaba ibya Kigali cyangwa se aho inkotanyi zagiye zituruka mu gihe zari zoherejwe kurokora abantu kuva ku murindi, ko hose babitubwiye, nuko bahahije umwanzi, kuko niyo yari yendi yanyuma. Icyambere cyari ukugenda barwanya interahamwe zicaga abantu na Exfar. Ubwo iyo tuvuze interahamwe usanga tubivugira hamwe kuko bakoraga ibikorwa bimwe, ariko no kurokora bakibashije kuba bakiriho, icyo kikaba ikindi, kuvura abakomeretse, hanyuma ariko hakabaho noneho no guhagarika burundu jenoside yakorerwaga abatutsi. Nyuma yaho rero 19 hajyaho guverinoma y'abanyarwanda, y'ubumwe bw'abanyarwanda. Iyi nayo yari ifite intego zo gucyura impunzi zose aho zari ziri, ariko si ugucyura gusa, hanyuma bakanagira bate bakanabafasha gutura, hanyuma no gutuza babandi nabo bari barasenyewe n'amazu, no kuvura ibikomere byabo byo ku mubiri usanzwe, ariko murabyibuka ko hariho n'ibikomere twita morale, bijyanye n'imitekerereze, ubwonko, kubera ibyo abantu bari banyuzemo. Jenoside ntabwo cyari ikintu umuntu nyine turabivuga, ariko iyo unyuze muri ibi byumba byose twanyuzemo batwereka, birenze ukwemera. Bivuze ngo birenze ukwemera. Nicyo rero umuntu asigarana. Twifuza ko n'urubyiruko burya iyo turi kuvuga kubaka igihugu, kudasenya ibyagezweho, baba binavuze nanone kubanza kumenya aho wavuye. Uri kubivuga ariko wavuye hehe? Uri gutekereza ko hari ababisizemo ubuzima burundu, imiryango hamwe ikazimira, abandi bakaba bagendana ubumuga, abandi bakaba barwaye. Nibyo tuba tuvuga. Ababishoboye rero bose banyuze hano, kandi birashoboka uko abantu bagenda biyoruganiza, haba mu masibo, haba mu midugudu cyangwa mu zindi ngeri antite z'ubuyobozi politike. Abanyeshuri nabo hari abo twabonye nabo baje, ngira ngo nabo hari ibyo bari bafite kwiga kuko bari bakiri bato, ariko urumva birafasha. Nicyo ngicyo navuga. Byaba bimeze kose, byaba ari ukubitinya cyangwa se wenda wumva ufite ipfunwe uti data cyangwa mama cyangwa abavandimwe bakoze jenoside ukumva ntiwajyayo, ariko uko byagenda kose nta hantu umuntu ahungira amateka. Uri umunyarwanda cyangwa se wari utuye u Rwanda icyo gihe, byanze bikunze ibyo bintu bigomba kubaho. Kubimenya rero ni no gukira n'icyo gikomere, erega n'uwo nawe ni igikomere. Urumva si utinya kureba nyine ibiranga igihugu cyawe, uzagiteza imbere utese byagenze bite. Kubapfobya bubu baraniyongereye kubera imbuga nkoranyambaga cyane, n'abandi bari hanze barimo hari ngira ngo bashoramwo amafaranga, ahandi akagiramo n'abagenderamo, hari niba ari ubushomeri simbizi, ariko abantu bamenye yuko nubwo tubiganira gutya ariko bifite n'amategeko abihana, kuko si iby'u Rwanda gusa. Iyo jenoside yabayeho yibasiye ubwoko bunubu, idini riniri, ahanahana, isi kabyemeza. Hari iby'isi, ntabwo ari u Rwanda rwonyine rubyandika. Aho rero icyo nababwira nuko rwose uyifitemo wayigumana, wazapfa ukayihambana, sine ugategereza igihe uzapfa ukayihambana. Ariko sinzi impamvu rero wajya kuyipfobya ubizi ubigambiriye.
ntago wavuga ngo bizashira burundu ko n'ubu ngubu umuntu arabyuka ukumva yiyahuye. Nabyo rero ni nko kwiyahura nyine, ni ukwiyahura uti ndirambiwe. Barirambiwe se? Ibyo rero cyane cyane urubyiruko twige amateka, tuganire, turebe aho igihugu kigeze, bizadufasha kwirinda ibyo byose. Hari no kubwira ngo nge sinari mbizi, ariko burya abantu benshi bibuke ko iyo itegeko ririho n'iyo utarizirira guhana. Yego, ariko ibijyanye no gupfobya, guhakana, sibyo gushinyagura, byo nta muntu wavuga yuko atabizi. Muri iyi myaka 31 ishize nta muntu wavuga ko atagize ate abiza. Babikoze nkana cyangwa se akabikora ku wundi mugambi, niko nge mbikeka. Nitwa Wilson Misago, nkaba ndi umuyobozi wa Zacu Entertainment. Zacu Entertainment ni company iri muri Canal Plus Group. Tukaba dukora cyane cyane content, amafilime anyura kuri televiziyo n'ibiganiro. Uru rugendo rubasigiye iki? Uru rugendo rudusigiye isomo rikomeye ndetse n'umukoro, kuko nkuko warebye inzira twanyuzemo, tukabona urugendo inkotanyi zanyuzemo kugira ngo zihagarike jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Biratwereka yuko bari bato ariko batari gito, bari bake ariko bafite ingufu, bafite vision, ndetse navuga yuko cyane cyane nk'urubyiruko hari ikintu kinini cyane ngira ngo ahubwo urubyiruko rwose bakwiye kunyura hano, ko usibye no kuhavana amasomo hari byinshi cyo kuhigira. Urubyiruko icyo narubwira nuko akenshi hari igihe dusabwa kugira ibyo dukora, ugasanga turi kuvuga ko bigoye cyangwa se tudafite ubushobozi. Aho nko twabibonye hano, inkotanyi nta bushobozi zari zifite, ariko zabashije guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, right? So icyo nabwira urubyiruko aka kanya nuko hari urugamba rwabaye, ariko no urukomeye n'urwo gusigasira ibyagezweho. So nicyo nasaba urubyiruko, nta kindi. Icyambere ni uguhangana cyane cyane n'abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'abashaka gusenya cyangwa se bashaka gusubiza u Rwanda muri biriya bihe twabonye by'icuraburindi. So nta kindi rero, iyo uri icyamamare ubuvuga rikijyana, niko navuga, cyangwa se ubuvuga abantu benshi bakakumva. Igikenewe nuko haba kuri social media, haba mu biganiro, haba aho tugenda, ni byiza yuko tugira ubutumwa dutanga bwubaka, bugaragaza igihugu kigeze. Ngira ngo iyo ugeze hano hejuru kuri rooftop ukareba aho u Rwanda rugeze, ino Kigali ubwayo ikwereka, ukurikije rwa rugendo twahereyemo hari hasi kugera hano hejuru, bikwereka aho u Rwanda rugeze. So ngira ngo rero nicyo gihe cyiza nk'urubyiruko cyangwa se ibyamamare rukwiye gushyiramo ingufu aho rugenda hose, haba kuri social media ndetse no mu byo dukora. Ndetse kandi usibye n'icyo ngicyo no muri content, ngira ngo ubonye amashusho twagiye tubona hari hasi cyangwa se inkuru twagiye twumva badusobanurira, harimo ibitabo byinshi byakwandikwa, harimo inkuru nyinshi zaba produced, harimo amafilime menshi yakorwamo. Ngira ngo nicyo kintu jewe navuga ubu ngubu.